Ni inkuru ikomeje gusakara ku mbuga nkoranyambaga, ni inkuru abantu benshi bakomeje kugenda batangaho ibitekerezo bitandukanye, ariko benshi bari mu marira, bamwe bihanaguye, abandi bari mu biborogo, ntabwo bari gusobanukirwa mu by'ukuri icyabakubise. Bumvise inkuba ikubise ariko bibaza aho iturutse n'aho irengeye, birabacanga maze barumirwa bifata ku munwa. Ngira ngo ryari ijoro ridasanzwe, ryari ijoro ry'ibyishimo, ndetse ryari ijoro wabonaga ibihumbi bigera kuri 20 by'abanyarwanda bari ahantu hamwe, bose barangamiye ibitaramo bya Summer Country Tour, aho uwitwa Bruce Melodie ndetse na The Ben bari barimo bigaragariza, ndetse nyuma yuko bamaze gutangaza ko hazacu wambaye, uko buri wese amaze kubwira undi ati njyewe nitugera Nyagatare nzagukubita 10 mu gihumbi ntuzamenya aho nkunyuze. Ndetse ryari ijoro abantu bari bitezeho byinshi bitandukanye, cyane cyane abakunzi bo witwa The Ben. Ngira ngo murabizi ko The Ben yahigiye ko azakubita uwitwa Bruce Melodie, akamwigisha isomo, akarimwigishiriza kwivuko ahitwa Nyagatare, aho The Ben avuka, aho umugore we Pamela avuka, ndetse aho navuga ko yakagombye kuba ariho yagagombye gukubitira uwitwa Bruce Melodie, nk'uko nawe ubwe yabyivugiye mbere yuko iki gitaramo kiba. Akabwira Bruce Melodie ati nitugera Nyagatare ngiye urabizi ko ibyo twakoreye i Musanze nzabikuba karindwi, ibyo nagukoreye i Musanze. Ngira ngo murabyibuka ko mu bitaramo byabanje ubwo byaberaga i Musanze, uwitwa The Ben yakubise agakoni kunda uwitwa Bruce Melodie, ndetse Bruce Melodie yimyizimoso avuga ko ngo impamvu bahamutsindiye ngo nuko ngo yarimo kwakira The Ben, ndetse abantu ntabwo babyumvise neza, babonye nyine ari impamvu witwa Bruce Melodie arimo gushaka, kubera ko nawe ubwe ntabwo azi ibyo The Ben yamukoreye n'uburyo yabikozemo kugira ngo birangire ahantu bita Musanze, aho Bruce Melodie yarazi ko agiye kuza gukosorera The Ben, kubera ko afite abafana benshi, asanga ahubwo niho bamukosoreye. Nibyo byabaye rero ku mugoroba, nabwo amateka asa nkaho yicuritse cyangwa se yisubiyemo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, aho The Ben yari yahigiye kuza gukosorera uwitwa uwitwa Bruce Melodie i Nyagatare, bikarangira Asebye. Guys, ibintu byabereye i Nyagatare biteye ubwoba. Uwitwa The Ben yasohotse atareba inyuma, ngira ngo ibintu byamubayeho na ubwe na n'ubu ngubu ntabwo arabyakira, yahise agikigarara ryamarasinzira kugira ngo byibuze aze kubyuka yibagiwe ibyabaye byose, kubera ko byari bisa nkaho ari filime, ntabwo byumvikanaga uburyo ki yari yateguye uwitwa The Ben. Ngira ngo abantu mwabikurikiranye neza, yari yabanje kujya i Nyagatare, ubundi Bruce Melodie niwe wabanje kugera i Nyagatare, abantu baramwakira, ariko ubona ko nta bafana afiteyo, ubona ko nta muntu mwitayeho. Ahangaha rero byahaye imbaraga uwitwa The Ben, aravuga ati reka nanjye nze gukosore, ndabona noneho iwacu nta bafana hafite, kandi murabizi ko iri wabishondo umukara, ndaje gukosore. Ku munsi rero w'ejo mu gitondo, The Ben yahereye mu muganda afasha abaturage, abikundishaho, abereka ko nyine yageze mu rugo, ndetse abantu baranabikunda cyane. Nyuma yaho rero abafana be baje kuza ari benshi. Uwitwa The Ben yishyuye amafaranga menshi cyane, bivugwa ko ashobora kuba yishyuye amafaranga agera muri miliyoni zigera kuri 4 kugira ngo igikorwa cyo kwamamaza cyangwa se cyo gutegura uyu munsi kiza kuba ari igikorwa kinini, ndetse aze guhereza isomo uwitwa Bruce Melodie. Hahandi nyine tujye twumva ati Rayon na APR, ikipe yitwa Rayon Sport yakubise yitwa APR ibitego 0. Yashakaga kumukosora, akamukorera ikintu uwitwa Bruce Melodie atazibagirwa. Aza rero gukodesha kwa stade zigera kuri 6 zari zuzuye abafana ba The Ben bavuye i Kigali. Ibaze nyine umuntu asanzwe avukira cyangwa se yavukiye i Nyagatare, niho hantu afite abafana benshi mu gihugu, niho yizeye, hanyuma yongeraho bisi cyangwa se kwa stade 6 zuzuye abafana kugira ngo baze bamu backing. Ibaze nawe icyo kintu, kandi uwitwa Bruce Melodie nta bantu avaye i Kigali, ndetse nta n'abantu asanze Nyagatare, kuko si iwabo, nta bantu bamuziyo, kuko nawe arabizi ko hariya ari kwa The Ben. Kuko ngira ngo na mbere yuko ibitaramo bitangira kuba, uwitwa Bruce Melodie yaravuze ati ngiye ngiye kubakosorera umuntu witwa The Ben, nyuma yo kumukosorera muri BK Arena mu gitaramo cye cya The New Year's Groove, ndaje mukosorera no mu ntara. Aravuga ati ariko ndabizi ko nitugera Nyagatare azankosora pe, ndabizi ko azankosora,
ndetse ni iwabo nyine tu zankosora uko byagenda kose ntago hariyaho nza kubitindaho, ariko ibyabaye muri iri joro byaje bivuguruza ibyo The Ben yavuze, byaje bivuguruza ibyo ngibyo Bruce Melodie yibwiraga ko ngo The Ben ageze iwabo, ahubwo byaje kuba byabindi bavuga bati nta muhanuzi wabo, kubera ko uwitwa The Ben yasebye bikomeye cyane, yasebeye imbere y'abantu yakuriyemo, abantu b'Inyagatare, yasebeye imbere y'umugore we. Umugore we yari yijeje avuga ati tugiye mu rugo, kuko babanje kugenda bajya mu bikuyu bajya kureba inka, banywa amata, baza bambaye za ngofero nyine z'abashumba, bafite za nkoni z'abantu b'Inyagatare. Ngira ngo ku bantu mubizi abashumba baba bafite inkoni zihariye, ndetse bazanye ibintu by'umuco wa Kinyarwanda bashaka kwerekana ko nyine bageze mu rugo iwabo w'amata, iwabo w'inka, ibintu byari byashyushye. Ariko guys, ibyaje kuba kuri The Ben, ibyaje kumubaho agahinda nawe kamukubise, aravuga ati se koko ahangaha ni iwacu? Ese koko nta muhanuzi wemerwa iwabo? Ko mbona nyine abantu batanyitayeho. Ariko bigitangira wabonaga ko The Ben afite imbaraga, afite courage, abantu baranamwishimira cyane. Ariko ubwo Bruce Melodie yazaga ku rubyiniro, ibintu byose byahise bihinduka nk'indirimbo ebyiri za mbere witwa Bruce Melodie ya performance, wabonaga ko nta muntu umwitayeho, abantu bahita batangira kuvuga byinshi cyane. Ariko uko yagendaga yinjiza abantu muri mood, agenda binjiza muri mood, niho watangiye kubona ko noneho Bruce Melodie ari umwami, niho watangiye kubona ko Bruce Melodie burya iyo bigeze ku muziki adashobora kugereranywa n'undi muntu wari we wese, atagiye kwiyita 001 ari mu mikino, ndetse ari umuntu ufite ubuhanga buhanitse cyane cyane mu gukora ibitaramo bya live, kubera ko wajyaga kumva sound ye, wajyaga kumva hype ari guhereza abafana be, ukabona ko ari ibintu bijyanye, kugeza naho nyine bavuze bati hari ikintu banakosoye mu bitaramo twanashimye cyane, ikintu cyo kubuza abantu gutaha, kubera ko Nyagatare hariya kuri Golgotha, abantu muhazi kuri stade ya Sunrise, ahantu ibintu byahabereye byari ibitangaza, ibintu byahabereye byari ibintu bidasanzwe. Bahise bagira burya bafunga gate, kubera ko n'ahantu hafunze hameze neza, ari stade y'igitangaza ku bantu muhazi, baragenda barahafunga. Hanyuma abafana bose bagumamo. Byaje kurangira rero hakugira ngo abafana ba The Ben batahe nk'uko byari bisanzwe bizwi ko iyo umustar umwe arangije guperforminga abandi bahita bayitahira bakamusebya bikanagaragara nabi, babagumishijemo batangira kumva za ndirimbo za Melodie nziza noneho ziryoheye amatwi, za ndirimbo zizamura abafana ba The Ben nabo barayigarukira, barabyina, barawuceka, maze igitaramo kiragenda kiberi cya Bruce Melodie. Uwitwa The Ben bamwibagiwe kare, witwa The Ben hari abafana bavuye i Kigali bagezeho baravuga bati oya ntabwo ubu ngubu noneho ni bya bindi bavuga bati ukuri guca mu ziko ntigushye. Ndange ndabibona ko rwose witwa The Ben nubwo yatangiye neza, nubwo twaje dufite imbaraga, ariko ahangaha witwa Melodie rwose aratwemeje. Abantu benshi batashe bemeye bavuga bati dukunda The Ben, turamukunda cyane, ariko cya Bruce Melodie hano kidukoze mu mufuko, ntago tumenye ukuntu bigenze, kiratwigaranzuye. Ariko nyine muri rusange cyari igitaramo cyiza, cyari igitaramo wabonaga ko impande zombi zifite vibe, zifite imbaraga, ariko ukabona ko uwitwa The Ben afite weaknesses nyinshi cyane. Yari The Ben usa nkaho atakoze rehearsal ihagije, yasaga nkaho atigeze nyine ahura cyane na band yari muri nyuma kugira ngo bakore rehearsal y'indirimbo zitandukanye bagiye baperforminga, ndetse ukabona yari The Ben usa nkaho ikintu cyo kuzamura abafana mu kirere ntago byakundaga cyane. Wabonaga ko stage yabaye akavuyo kubera ko twagiye kubona tubona abahanzi nka ba Kalifani bagiye kuri stage, tujya kubona tubona abantu nka ba Kagarara bagiye kuri stage, tujya kubona tubona abantu nka ba Chris Feruz bagiye kuri stage, n'abandi benshi ba Clapton Kibonke bari guteza akavuyo. Ubona ko byageze nyuma nyine igitaramo basa nkaho bakigize akavuyo, bisa nkaho bitagaragaye neza mu maso y'abantu. Baravuga bati se ko ibintu byakagombye kugenda neza, The Ben ari kuri stage akaturirimbira, abo bantu bari kuzanya n'akavuyo kuri stage bo byagenze bite? Kubera iki umuhanzi nk'uyu nguyu uri professional ashobora gukora ibintu nk'ibi ngibi? Baravuga bati The Ben ni wa muntu ufite ya defo yo gushaka kuzanamo ibintu byose kivandimwe, gushaka kubigira ibintu ngo by'urukundo, ibintu byo gushaka nyine gusabana cyane, ariko ntabwo byari bikwiye ko azana abantu nk'aba ngaba kuri stage
stage cyane ko nyine ni ibitaramo noneho akagera naho azana umundi muhanzi mugenzi we nka Karifani. Ni ibintu bitagaragaye neza, bavuga bati rwose ahangaha mwatwiyeretse ntabwo byagaragaye neza. No muri make cyari igitaramo Summer Country Tour Edition 2 yari Nyagatare, cyari igitaramo cyiza muri rusange, ariko urebye ibitekerezo by'abafana ukareba comments ukareba uko abantu bagiye bakora reactions biragaragara cyane ko uwitwa Bruce Melodie yakubise ahababaza uwitwa The Ben, ndetse nta mpaka zirimo, ndetse n'ibintu bigaragara, ndetse n'ibintu nyine byagiye nukuvuga ngo nubwo Bruce Melodie nta video nyinshi ze zagaragaye ariko nke zagiye hanze zagaragaje uruhare rwe muri music nyarwanda, zagaragaje ubudahangarwa bwa Bruce Melodie muri music industry, byagaragaje ubuhanga ndetse n'ubushongore uyu muhanzi witwa Bruce Melodie afite, kubera ko yongeye kubigaragaza, yongeye kwereka abanyarwanda ko abishoboye ndetse ari byo yavukiye gukora. Ngira ngo ni ibintu byatangaje abantu nyine kubona ko uwitwa The Ben yasebera hariya i Nyagatare. Ngira ngo ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu natwe tutari twiteze, ariko suddenly from nowhere abruptly twagiye kubona tubona umuntu witwa Bruce Melodie ni ubaye umwami i Nyagatare edition 2 Summer Country Tour. Abantu barifata ku munwa, abantu bitangaza makuru nabyo birumirwa, abanyamakuru baguzwe byaje kurangira bafashe urundi ruhande bari nukuvuga ngo byari bitangaje cyane. Ntabwo ushobora kubyumva buryo ki abanyamakuru bavuye i Kigali bavuga bati tugiye gufana The Ben bakabyemerera, ubundi bari kosa rikomeye cyane ku munyamakuru gufata uruhande, ariko bari bafashe uruhande rwose, ariko bagiye gutaha inkuru y'abaye Melodie, bagiye gutaha nabo ubwabo badashobora kugira icyo babwira abafana babo cyangwa se ababakurikirana kubera ko ukuri kwigaragazaga. Ngayo gukorera byari biryoshye, byari byiza cyane. Ubu ngubu gahunda ihari no kureba tuti ese Summer Country Tour Edition 3 tugeze Bugesera bizaba bimeze bite? Ese uwitwa Bruce Melodie azongera bikore? Ese uwitwa The Ben azigaranzura Melodie noneho n'ubundi nkuko yabikoze Musanze yongere mukubita akanyafu kunda, cyangwa uwitwa Melodie imusanze kuko yari arimo kwakira The Ben ntabwo yigeze amukanga, ntabwo yigeze amwereka ubuhanga n'ubushongora afite? Ese bizagenda bite? Nicyo kibazo kirimo kwibazwa, ndetse ni ibintu navuga ko tugomba gutegereza n'amatsiko menshi. Ariko ikintu nakubwira nuko Summer Country Tour it's on fire, ni ibintu by'umuriro cyane, ni ibintu biri ku mucyo. Dushimira abarimo Coach Gael barimo gutegura ibi bitaramo ku ruhande rwa Bruce Melodie, kubera ko izi stage nziza muri kubona, kubera ko ibi bikorwa byose muri kubona biri kugenda neza, no kubera 1:55 am ni biri inyuma mbere na mbere. Tugashimira nanone abitwa What Wave, nayo ni company ifite ihuriye n'ubundi na Coach Gael ishinzwe gutegura ibitaramo, nayo ibiri inyuma cyane. Tugashimira abaterankunga barimo ba Mitsingi, Airtel ndetse n'abandi benshi bagize uruhare kugira ngo tubone Summer Country Tour. Ndetse ikindi kintu kirenze nuko Bruce Melodie yatangaje ko Summer Country Tour igiye kuba yisubiramo igihe cyose, every year. It's an annual event, nuvango kizajya kiba buri mwaka. Ngayo goko rero reka gushimira wo twabanye kuva ku ntangiriro z'iyi video. Iyi ngiyi yitwa Mega TV Rwanda, niyo channel ya mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda iguhereza updates ku gihe kandi neza, usesenguzi burimo ubwenge bwinshi cyane, ndetse nahangaha ugomba kuburi. Reka ukore subscribe, ndetse niba binashoboka uduhereze igitekerezo muri comment, utubwire uti ese wowe ibi bitaramo wabibonye ute? Ese wowe umuhanzi wawe niwo watsinze cyangwa niwo watsinzwe? Ngayo nguko ngene zunira yawe tujye tubana umunsi ku munsi naho butaha.